turatangiye n'agafilime kacu kanone dutangiye nyura ufite ikiganza cy'igikorano hano hanyuma itazagereza umuntu w'umukobwa cyangwa se umugore uranga wambaye ekuteri namenye ibyo ari byo hanyuma n'umugabo uranga itagira gukitaza ku rundi ruhande itazahebera umukobwa wundi uri ahangaha umukobwa ati nari ngutegereje cyane rwose ati uyu munsi ndi uwawe rwose batangira gusomana kumbe wa mugore wundi cyangwa se umukobwa wundi wari kumwe n'umugabo agira gutya kumezanya cya kiganza cy'igikorano namenye ibyabaye kuko yibereye no muri hoteli hanyuma ku ruhande rundi musabirizi cyangwa se undi mugabo ukora mu bintu by'imyanda wamubonye hanyuma azamuvuga ati madati umugabo ari kuguca inyuma umugore ati nta mwanya mfite wo kukwitaho rwose ati nta mwanya mfite wawe rwose pe ati amafaranga yanjye yose ari ku ikarita umugabo cyangwa se umugabo uranga ukora ku muhanda ati ukora mu bintu by'ibishingo ati umugabo ari kuguca inyuma ati umugabo ari kuguca inyuma rwose umugore agiye gutya kuraho koteri ati nakubwiye subira inyuma rwose ati mvaho umugabo uranga bigaragaye ko ari umugabo w'uyu mugore uranga nyine wambaye koteri wibereye muri koteri nyine gusa umugabo hano ukora ku muhanda byari kumubwira nyine ntabyita ati subira inyuma umugabo ati ndakubwiye ati madari umugabo ari kuguca inyuma rwose ati reka duhamagare polisi umugore atari kubura kugira ngo bigende bite koko kugira ngo kuko muhamagare polisi koko hanyuma umugabo yitagira gucyagaruka asanga umugabo we yitagira gucyamwakana cy'ikiganza cy'igikorano yari afite itakijugunya umusabirizi cyangwa se umugabo wari hano wikora mu by'ibishingo ati nakubwiye umugabo ari kuguca inyuma ntabwo wumvaga kuko wari ufite ikiganza cy'igikorano umugabo ari kuguca inyuma umugore atari ku mugabo wanjye urumva ari kunca inyuma gute kandi nifite ikiganza cy'igihe cyose twaziye ati nari mufashe mu kiganza umugabo uranga atari ko wamusabiri wa mugabo uragira ngo tukubaze koko ati tuve mu nzira koko hanyuma umugabo agira gukita ukomezanya n'umugore we nyine gusa umugore ntiyamenye ko umugabo nyine yaba amuca inyuma hanyuma umugabo ukora ku muhanda mu bintu by'ibishingo agize gutya niba ari umusabirizi cyangwa se akora mu bishingo ntituramenya ngo akora ibiki nyine yahise agiye gutya afata iyo note yikura mu mufuka we azayihereza wa mugore ati wari utaye amafaranga hanyuma umugore uranga yitegereza amafaranga umugabo uranga ari kumeza aba yakiriye hanyuma ati urakoze cyane gusa twe tubonye arayakuye mu mufuka wiwe nyine ntago ari umugore ataye n'ubwo umugabo aje avuga ngo nayo umugabo uyu mugore ataye nyine nta kindi cyabaye nyine ubwo umugore n'umugabo bavuye aho ngaho gusa umugore namenye ko umugabo yamucaga inyuma rwose bari amuri iruhande nyine umugabo ati nizere ko ibintu biri buze gukora rwose ituzi ngo inota muhaye iriho ibiki hanyuma tugaruka ku rundi ruhande hano nyuma masaha nimugoroba wa mugore araryamye nyine n'umugabo we araho ngaho gusa umugabo birasa nk'ari ikintu cy'ikibumbano ari kwambika imyenda cyangwa se robe de nuit nyine imyenda bararana kugira ngo umugabo ugize gutya afata cya kintu cy'ikibumbano amaje kwambika imyenda bararana yakirambika iruhande rw'umugore bisa nk'aho ari kujijisha umugore nyine kugira ngo umugore aze kugira ngo bararyamanye cyangwa se bari kumwe mu buriri hanyuma umugore baje umugabo ati se nawe ugiye gusinzira umugabo ati cyane rwose sheri ati ndananiwe cyane rwose ati nanjye kuryama hanyuma bisa nk'aho umugabo uranga ari kujijisha umugabo yagize gutya atega umugore cyangwa se arambika ku buriri cya kibumbano umugore akomeza kugikora agira ngo ni umugabo we nyine bari kumwe umugabo ati ijoro ryiza sheri hanyuma nta kindi cyabaye umugabo ugize gutya itahaguruka ku buriri asigaho cya kibumbano nyine yambitse imyenda bararana nyine umugore agira ngo ari kumwe n'umugabo we nyine mu buriri hanyuma umugabo yitagaruka kundi ruhande kumbe wa mukobwa wundi bari kumwe ku muhanda hano bari bazanye no mu nzu mu rugo we umugabo agize gucyazana umukobwa cyangwa se wa mukobwa bari kumwe ku muhanda nyine amuzana hangati ibintu byose by'umugore wanjye bifite agaciro birahangati ugiye kwipakira mu gikapu hanyuma umugabo agiye guketa afugura n'ibintu by'umugore wiwe nyine kumbe harimo imikufi ihenze bya hatari nyine agiye guketangira gupakira mu kintu cy'igikapu kiranga bazanye umukobwa uranga ati se urabizi neza ko tutari buze gufatwa kuko umugabo ati nakwihoza aramu zose kandi umugore wanjye azi ko turyamanye ku buriri ati rero ndakikana n'uburyo polisi iri buze kudukeka bisa nk'ikigabo kiranga kishaka no kwiba n'umugore wacyo nyine n'uyu mukobwa nyine bari kumwe cyamucagaho inyuma ikigabo cyitegereje hano gutya kibona umugore wacyo aramanutse kitakibwira wa mukobwa ati hishishe hanyuma kigabo kigira gutya gisubiza ibintu ku murongo kitakiza kijijishe nyine nkaho nta cyabaye nyine umugore ati sheri urimo urakora iki hano umugabo ati ndimo ndakora iki hano kigabo gitangira kuvugishwa hano kirya indimi nyine kigabo kiti nyine urumva ati naringiye muri dushe ati subizi se umugore akomeza kwitegereza hano ibintu byiwe umugabo ati nese kuki udasinzira ubundi sheri ati ni ikihe kibazo umugore atari ko ntago akabaye uri ahangaha umugabo ati se kubera iki umugore arahindukira umugore ati kuburira se ninde wundi wari uhari kuburi hari undi muntu twe turi kumwe umugore ubanza yizi yuko nyine bari baryamanye kubura ari umugabo we nyine none aragarutse ageze hano na haramusanga nyine umugore ati Mike
ati hari umuntu uri ku buriri bwacu, ati hari umuntu twe turyamanye ku buriri, ati duhamagare polisi. Ikigabo gitangira kugira ubwoba ati hoya, ntabwo ari ngombwa rwose shira, ati ntabwo ari ngombwa rwose ko duhamagara polisi rwose, ati ntabwo ari ngombwa. Umugore ubona ko afite n'ubwoba nyine, umugabo ati ahari wasanga urimo urarota nyine, banza uri mu nzozi. Ati reka tujyane tujye gusuzuma, tujye kureba uko bimeze. Ati sibyo shiri, ikigabo hano cyari cyateze umukobwa nyine ikibumbano, kumbe ngo umukobwa cyangwa se umugore wanga warigize ngo ni umuntu baryamanye nyine. Gusa ikigabo kirimo kirajisha nyine kimubwira ko ngo ashobora kwema arota nyine. Ikigabo cyari hindukiye kibwira umukobwa cyari cyazanye hano mu nzu nyine, kiti ntegereza ndaje gatoya. Hanyuma ikigabo gikomeza nyine umugore wacyo nyine ngo bajye kureba mu buriri. Hanyuma ikigabo kigeze ahangaha kiti shiri rwose none ndabyemeye, ati nakinaga prank. Hanyuma yita bacana itara, kumbe barebye basanga cye kibumbano nta kiriho. Ikigabo kiba kirikanze, umugore ati muvuze ngo iki shiri? Ikigabo gisanga cye kibumbano cye cyasize kuri nta gihari. Ikigabo kiti navuze ni nyine, ndavuze ni prank. Ati ese kuki wowe uri kunyina prank ubundi? Ati urabona hari umuntu uri hano. Umugore ahindukiye kuko ubona afite n'ubwo, ati ariko yarari hano, n'ukuri ndavugisha ukuri, ati yarari hano. Hanyuma ikigabo ubona ko gitangira kugira ubwoba, umugore nawe ubona ko afite ubwoba, nitoramye nyine ngo ikibumbano umugabo asize hano cyagiye. Umugore ati iri kubanza uwo muntu twasize hano yagiye kwishara mu kabati. Hanyuma umugore we nyine ngazi ko cyari kiranga nyine ari umuntu. Umugabo ati reka tujye gusuzuma nyine turebe byari byo. Ikigabo ubona ko cyatagiye kugira ubwoba nyine, cyari cyasize ikintu cy'ikibumbano hano kijijisha ngo nicyo gisanze nacyo nta gihari. Hanyuma n'ikindi cyabaye, umugabo yaje gusuzuma hano mu kabati kari ahangaha nyine. Hanyuma umugabo yinjiyemo abaza ati we, hanyuma agezemo ati shiri tusureba koko, ati nta muntu hari rwose, ati nukomeze kugira ubwoba. Ati umugabo ageze gukibona cya kiganza yahaye umugore we cyagihe yerekejugunye mu bintu by'ibishingwa yari gifite hano kakanye gisanga mu kabati kari ahangaha. Umugore araseka, umugore atari kuzi ko bigaragara neza ko utanca inyuma gusa, ati ahubwo uri n'umujura. Ati sura umujura shiri, ati ntabwo rukuca inyuma gusa ahubwo uri n'umujura. Bisa nkaho umugore uranga yari yamenye ibiri kujya mbere cyangwa se yamenye umugabo atari ku sara. Ati ufite ikihe kibazo? Ati ni biki bijya mbere? Umugore ati rero naje kubona ibyo wa mugabo bo ku muhanda yari yamaye. Ati yari yamaye ibi ngibi, kumbe ya note wa mugabo ku muhanda yari yahaye uyu mugore hari handitseho ngo umugabo ari kuguca inyuma. Ati umugore ati ibintu byose kandi nanjye nari bisuzumye kuko nza kubyivumburira. Umugore ikize gukita afungirana umugabo mu kabati karanga itashyiramo n'urufunguzo gukamwanya ibona wa mukobwa wa mugabo wo ku muhanda cyese ngo bamusabiriza amuzanye mu kurubangana gutyo. Umugabo ati mubonye kuri esikariye kugerageza gucika, kandi yaracikanye ibintu byawe byose nk'uko twabiteganyije twabitekereje. Umugabo agira gutyo, wa mugabo wo ku muhanda agira gukita afata wa mukobwa hita mwambura ibyo yari yibye muri uru rugo nyine, byibye umugore itamujugunya aho ngaho nyine. Hanyuma uwo mugabo we bafungiranye ati rora, bati wari ugiye kuncika nanjye ukanjugunya koko? Umukobwa ati oya. Umugore wanga ati cyane rwose, bisa nkaho uyu mukobwa nawe yaragiye kwita ajugunya n'uriya mugabo nyine nyuma yuko bamaze gupangana kwibana. Hanyuma umugore ati cyane rwose, ati guca inyuma nicyo gisubizo cyabyo nyine, kugambanirwa nicyo gisubizo cyo guca inyuma. Ati buri gihe cyose iyo uciye inyuma nyine nawe birangira uwo uciyeho inyuma nawe kugambaniye. Ngayo nguko ako gafilime kacu karangirire nyine, umugabo bakaba baramutaye muri yombi nyine, bamufatira mu cyuho n'umukobwa bari bagiye guca kwibana nyine ibintu bya nyirabuja nyine by'umugore uri ahangaha nyine. Ako ni agafilime kacu karangirire, gusa ukomeza kubana twukora subscribe, like, share na comment. Wakoze cyane.